Ndabashuhuje mwese abakunzi b'ibihamya TV, amahoro y'Imana nabane namwe aho muri mu mpande zitandukanye, abari mu Rwanda, abari mu bihugu by'ibituranyi, abari muri Afurika, abari mu Buraya, Australia, Canada, Amerika, za Aziya, ku migabane itandukanye. Mwese reka mbasuhuze mwese, mbifuriza amahoro y'Imana, mbifurize ubuntu bw'Imana busaga bube muri mwe, ineza y'Imana ibe kuri mwe aho muherereye hatandukanye, mu duce dutandukanye. Muri umugisha kubagira, Imana ibaha umugisha kuba mwarahisemo kubana natwe, abakoze subscribe, abakanze kuri like, ndetse wowe utanga ibitekerezo byawe muri comment. Reka tugushimire wowe ukomeje kubana natwe uko bukeye nuko bwije. Nawe ugifungura iki kiganiro ukande subscribe, ukande like, ndetse ukore na commentaire, cyangwa se ufite n'abantu sangiza ibiganiro dukora, bisangiza inshuti zawe. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Tugarutse rero mu biganiro bitandukanye, tugarutse mu nkuru zitandukanye, twagiye tubana namwe mu bihe bitandukanye, tubagezaho inkuru zitandukanye mu bijyanye na gospel, ndetse twababwiye ibijyanye n'impinduka n'amavugurura n'impinduka zikomeje kugenda ziboneka mu itorero rya ADEPR. Tubabwira ku bijyanye muri no minsi n'amasengesho y'iminsi 85 izahuzwa na yubiri y'imyaka 85 itorero rya ADEPR rimaze rigeze hano mu gihugu cy'u Rwanda. Tuvuga ndetse ku bijyanye na Pentecote iri bube muri iki cyumweru. Ubundi iyo bavuze Pentecote wumva iki? Iyo bavuze Mwuka Wera wumva iki? Bibiliya hari icyo igaragaza. Ubundi ku bisi n'ijuru byabaho habayeho ubuyobozi butatu. Yes, mu bijyanye n'iyobokamana, ku bisi yabaho habayeho ubuyobozi bw'Imana. Imana iyobora abantu, hanyuma abantu ntibumvira Imana, ntibayubaha, hazaho ingoma ya Yesu. Imana itanga umwana wayo, araducungura, aratubambirwa, aradupfira, arazuka. Hanyuma nyuma y'umuzuko yerekana iminsi 40. Amaze kwiyerekana asezera abigishwa be ku musozi wa Elayono, arazamurwa. Hanyuma Yuda cyangwa se abari bamwemeye abigishwa barararama, baratangara, ariko marayika arababwira nk'uko mubonye agenda niko azagaruka. Hanyuma abasezerana arababwira ngo nubwo ngiye kubategurira aho muzaba. Yisomye Yohana 14 yaravuze ngo nimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data hariyo amazu menshi, yaba adahari mba mbibabwiye. Ngiye kubategurira hanyu kugira ngo aho nzaba namwe mube ariho muzaba. Usanga rero yarababwiye yuko inzira bayizi n'aho agiye bahazi, ariko arabwira ngo nubwo ngiye sinzabasiga nk'imfubyi, nzaboherereza umufasha ari we Mwuka Wera, uwazabagira inama, azabayobora muri byose. Iki ni igihe rero cy'iminsi 10 Yesu yiyereka abigishwa, yiyereka abamwizeye. Ku munsi wa 50 niho imbaraga zamanutse mu cyumba cyo hejuru, bavuga mu ndimi nshya, buzura Umwuka Wera. Navuga rero ko nk'abanyetorero ndetse nk'abizera Kristo ari ibihe bidasanzwe ahantu henshi mu matorero afunguye. Barimo bariteguye, bararindiriye kwakira iryo sezerano. Umwuka Wera amanutse mu byakozwe mu gice cya gatatu, mu gice cya kabiri. Mu gice cya kabiri niho buzuye Umwuka Wera. Buri muntu wese avuga mu ndimi nk'uko Umwuka yamuhaye kuzivuga, ndetse ngo bavuze mu ndimi zumvikana. Abantu bose bari baraho baratangaye, batangazwa n'ukuntu bari kumva abo bantu bavuga mu ndimi ziwabo. Ariko ngo hari ku isaha ya gatatu, bamwe baravuga ati aba bantu basinzihira. Ariko Petero yuzuye Umwuka Wera ararangurura aravuga ati bagabo bene Data, ntitwasinze nk'uko mubyibwira, ahubwo Yesu umwe mwishe mukamubamba niwe ukoze ibi ngibi mureba. Ahamya Yesu, 3,000 birakizwa, byakira Kristo nk'umwami n'umukiza. Iyo usomye mu gice
cya mbere ku murongo w'8 aravuga ngo icyakora muzahabwa imbaraga mwuka wera n'abamanukira muzabaga bo kumamya uhereye Yerusalemu, Samariya, za Galilaya no kugera ku mpera y'isi. Hanyuma mu gice cya 3 usanga Petero na Yohana bahagurutse ikirema ku irembo ryitwa Ryiza. Ayo makuru urayasangamo. Yari amaze imyaka 40 asabiriza. Hanyuma abantu b'Imana bamaze guhabwa imbaraga za mwuka wera, baramuhagurutsa yakira ubuzima, abamuzima, ubugomba mbari burakomera, abamuzima bamutaraga. Petero na Yohana baramubwiye ngo ifeza n'izahabu nabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu Kristo. Haguruka. Arahaguruka abamuzima. Bibiliya ivuga ngo yinjira imbere yabo yiteragura hejuru, ashima Imana. Hanyuma mu gice cya 4 kuri 7 n'8 babazwa iby'ikirema bahagurukije. Bibiliya ivuga ngo bataha hagati barababaza bati n'imbaraga ki n'izina ki byabateye gukora ibyo. Petero yuzuye umwuka wera aravuga ati bagabo b'Abayuda namwe bakuru, turabazwa iby'ikirema cyangwa se iby'umuntu n'umugaye twagiriye neza twakije mu izina rya Yesu. Ariko Petero yababwiye ngo si imbaraga zacu, si n'irindi zina, ahubwo Yesu niwe wabikoze. Aho ngaho Bibiliya yerekana yuko baranabafunze barabakubita, ariko aho naho Petero ari kubwiriza 5,000 byarihannye. Mu gice cya 4 uhagera usanga hamaze kuboneka 8,000 by'abizera by'abakirisitu. Mu gice cya 7 icya 5 nta kintu uvugaho, nta nubwo gitindaho. Wasanga inkuru z'Ananiya na Safira ntacyo mfite mbavugaho, ahubwo mu gice cya 7 usangamo inkuru yande, usangamo inkuru y'umugabo bita Stefano, umudiyakoni wa mbere wo mu itorero rya mbere wari wuzuye umwuka wera n'ubuntu bwinshi. Niko birivuga. Bibiliya ivuga ngo baramufata baramukurubana bamutera amabuye bamuziza ibyo guhamya kwa Yesu, ngo bari bamushyizeho ikinyoma yuko yatutse Imana. Gutuka Imana muri kiriya gihe bagutera amabuye bagakora ikirundo gapfa, ariko Stefano ngo bamutera amabuye ntiyabona bamutera amabuye, ahubwo amaso yarawuheza ngo ijuru rirakinguka abona Imana n'abamarayika, abona Yesu ngo ahagaze iburyo bw'Imana. Arabasengera aravuga ngo Mana ubababarire kuko batazi icyo bakora. Asante sana, bankuye mu isi aho bapfa banjyanye mu ijuru aho badapfa. Imana ishimwe, haleluya. Rero muri kino gihe cyo kuzura umwuka wera, muri kino gihe dutegereje ku isezerano ryasohora mu buzima bwacu, ndakwifuriza wowe udukurikirana kuba mu bihe byo kurindira, kuba mu cyumba cyo hejuru ugategereza isezerano ko risohora. Isezerano ko risohora ku buzima bwawe, ko ni isezerano ryacu n'abana bacu. Amen. Ni isezerano ryacu n'abana n'abadukomokaho. Yoweri 3 Imana yavugiye muri Yoweri umuhanuzi aravuga ngo mu minsi y'imperuka, mu minsi ya nyuma nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose, abahungu n'abakobwa n'abaja n'abagaragu n'abakambwe bose, bamwe bazerekwa abandi bahanure. Yego, rero iryo ni isezerano ryacu twese. Reka rero mbifurize kuba muri ibyo bihe byo gutegereza mwuka wera. Amen. Kuba muri ibyo bihe. Ubundi iyo bavuze imbaraga za mwuka wera, abagira ikibo bazita dynamism, ngo ni imbaraga inyeganyeza isi, ni imbaraga inyeganyeza isi. Mu byakozwe n'umwa, iyo usomye Bibiliya neza muri 2 usanga umwuka wera aje habayeho kunyeganyega ku isi. Inzu bari barimo yatigise, hagaragara kuhuha k'umuyaga mwinshi, ndetse hagaragara ibirimi by'umuriro ku mutwe wa buri muntu wese. Ubundi umwuka wera bamugereranya n'umuriro, aza mu ishusho y'inuma ndetse aza mu ishusho y'umuyaga, ndetse umwuka wera bamugereranya n'amazi, agereranywa donc umuriro, amazi, umuyaga. Ibyo ni ibintu bifite imbaraga muri iyi si ya rurema. Donc rero umwuka wera ni imbaraga ikomeye, ni imbaraga itagaragara ariko ikora ibigaragara, ni imbaraga idafatika ikora ibifatika. Nagira ngo rero tubifurize kuba muri ibyo bihe, kandi umwuka wera amanukira mu mitima y'abantu nyine bitunganyije. Ntabwo umwuka wera ashobora kumanukira mu mutima wawe utitunganyije, utameze neza. Niyo mpamvu abigishwa bamaze iminsi 10 bari hamwe, bisubiramo, bisuzuma, bibukiranya aho umuntu wese yagize intege nkeya.
ntekereza neza cyangwa se mpamya yuko no muri bino bihe twitegura kwinjira muri Pentecote, kwizihiza umunsi mukuru wa Pentecote. Niyo mpamvu usanga abashumba, amadini, amatorero usanga bateguye ibyo bihe byo kwegera Imana, ibihe by'amasengesho atandukanye mu buryo butandukanye, kugira ngo abayoboke b'amadini cyangwa abayoboke b'amatorero yabo babashe gutunganya imitima yabo, kugira ngo Umwuka Wera abone ahamanukira mu buzima butunganyijwe bumeze neza. Yego, niyo mpamvu rero mu itorero rya ADEPR naho bafashe ibihe byo gusenga bitari bitoya, bafata umwanya munini wo gutinda imbere y'Imana kugira ngo imitima ibashe guhembuka, imitima yongere kwegera Imana, yongere kugirana ubusabane n'Imana. Turabifuriza rero kuzagira umunsi mukuru mwiza, kubabyemera, kubabyizera. Turabifuriza kuzura Umwuka Wera, kuko Umwuka Wera adufasha guhamya, Umwuka Wera ni umujyanama, Umwuka Wera ni umufasha. Niyo mpamvu tubifuriza kumushaka no kugira inyota yo kuba twamushakisha uko bukeye nuko bwije. Iyo bavuze Umwuka Wera ko ari umufasha, adufasha iki? Adufasha isi, adufasha guhamya, adufasha ibigoranye byo mu isi ye. Umwuka Wera iyo tumufite adufasha kuba twabibamo nk'abari mu bisubizo kandi turi mu bibazo. Yes, Umwuka Wera rero twinginge amanukire mu buzima bwacu, abe muri twe, atinde muri twe, akorere muri twe. Nusoma Bibiliya urasanga Umwuka Wera, Bibiliya avuga ngo azenda ku byo Imana yenda gukora abitumenyesha. Niko Yesu yabwiye abigishwa, yabwiye intumwa. Bishatse kuvuga ko rero Umwuka Wera ni maneko, ajya tunekera ajya yenda ku byo Imana yenda gukora akabitumenyesha bitari byaba. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Amen. Nagiye mbona abantu benshi batandukanye bagenda bandikaho, bavuga inkuru zitandukanye, bavuga bati se Mwuka Wera baramusaba ngo akore iki, cyangwa se Mwuka Wera baramusaba avugire hehe? Oya, Mwuka Wera yavuga yongorera. Mwuka Wera si uw'umuvurungano, Mwuka Wera si uw'intambara. Umwuka Wera twahawe ashobora kuyobora cyangwa agakorera no mu itorero, ariko mu buryo bugendanye n'igihe tugezemo. Usanga abantu benshi bavuga bati se ko abantu bafata ibihe birebire byo gusenga batacyemera ubuhanuzi, batacyemera ko Imana ivuga, batacyemera ibi n'ibi, ibyo bitandukanye n'intego y'Imana ku bantu. Oya, icyo tuvuga rero muri kino gihe nuko Mwuka Wera gikora, Mwuka Wera kiboneka, kandi muri bino bihe nyine hanakenewe n'imbaraga za Mwuka Wera. Dore ikintu gikenewe mu bihe nk'ibi ngibi bavandimwe mu byumve, hakenewe imbaraga za Mwuka Wera, kuko mu gihe cyari gikomereye abigishwa, cyari gikomereye intumwa, nagira ngo mbabwire ngo itorero ryamanikiwe n'imbaraga zikomeye. Niwumva harabayeho akarengane mu gihe cy'intumwa, mu gihe cy'itorero rya mbere, ab'itorero bari bafite imbaraga zidasanzwe, imbaraga zibahesha guhamya mu bihe bikomeye, mu bihe bitoroshye, imbaraga zabaheshaga kuvuga Yesu wapfuye akazuka, ndetse babatwika, babakuraho uruhu mu gihe cy'akarengane. Imana yamanuye imbaraga zikomeye mu gihe kitari cyoroheye itorero. Ni nayo mpamvu muri bino bihe mubabona bikomeye bitoroshye itorero ryinjiyemo, abantu b'Imana binjiyemo. Niyo mpamvu twifuriza abantu b'Imana ko mu gihe nk'iki ngiki Imana yamanura imbaraga z'umurengera, imbaraga zidasanzwe, itorero rikuzura Umwuka Wera ku rwego rwo hejuru, ku gipimo cyo hejuru. Amen. Yes, ku buryo abanyetorero buzura imbaraga zibahesha guhamya, zibahesha gukiranuka, zibahesha kuhamya Imana no mu bihe bikomeye. Mu gihe nk'iki ubundi niho abizera bakeneye imbaraga z'Imana, bakeneye guhamya kwa Yesu. Mu gihe abantu batari bizeye, batari bemera gukora kwa Yesu, ndetse batameraga ko na Yesu yazutse, niho Imana yamanuye imbaraga zikomeye, abigishwa babasha guhagarara bahamye, guhagarara bashikamye,
bahamya imbaraga z'umwami, bahamya imbaraga z'umuzuko. Nagira ngo rero namwe mbifurize yuko mu gihe nk'iki ngiki Imana yaboherereza imbaraga, Imana yasuka imbaraga mu buzima bwacu, mu mibereho yacu, tukabona imbaraga zo guhamya, tukabona imbaraga zo guhamya Yesu. Reka rero tubabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza aho muherereye. Imana ibaha ibihe byiza, Mwuka Wera abagenderere mu buryo budasanzwe, Nasomye Bibiliya inyereka umugabo bita Filipo yabatije inkone y'umunyetiyopiya, ngo yamunyuzeho ari gusoma igitabo cya Yesaya. Aramubaza ati si ibintu usoma urabyumva? Hamwe havuga ngo umwuka w'Imana ari kuri njye kugira ngo mbwirize ubutumwa, mbwira imbohe ko zibohowe n'ibindi. Hanyuma aramubaza ati se ibintu uri gusoma urabyumva, urabisobanukirwa? Aravuga ati se nabibwirwa n'iki nafite umuntu ubisobanurira? Filipo yurira mu igare ry'umunyetiyopiya ngo aramubwiriza, amubwira ubutumwa bwiza. Hanyuma bagera ku mazi. Bageze ku mazi, inkone ibwira Filipo ariko amazi ko ari ngaya, nkaba nizeye kujya utambatiza mu izina ry'uwo mwami. Hanyuma Filipo Bibiliya avuga ngo aramubatiza mu mazi menshi. Amaze kumubatiza, Bibiliya avuga ngo Filipo ntiyongera kuboneka bavuye mu mazi, ngo yongera kubonekera muri Azoto. Ni ukuvuga ngo rwari urugendo rurerure, Mwuka Wera yahise amuterura, yahise amuvana aho ngaho, aramuterura abonekera muri Azoto. Aho ngaho ngo niho yongeye kugaragarira Mwuka Wera. Rero nagira ngo mbabwire ngo n'imbaraga zidasanzwe zikora ibidasanzwe, n'imbaraga zitagaragara zikora ibigaragara, n'imbaraga zidafatika zikora ibifatika. Reka rero mbifurize yuko mwahabwa izi mbaraga za Mwuka Wera. Asifiwe Mungu, haleluya. Mu bihe bikomeye nk'ibi hakenewe izi mbaraga, mu bihe nk'ibi bitoroshye hakenewe izi mbaraga. Izi mbaraga zirakenewe mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu buzima bwacu bwa buri munsi hakenewe izi mbaraga za Mwuka Wera. Reka zimanukire mu buzima bw'abamama, mu buzima bw'abasore, mu buzima bw'abakobwa, mu buzima bw'abantu bategereje mu gihe nk'iki ngiki bari mu cyumba cyo hejuru. Reka rero tubibutse ko icyo gihe nicyo turimo, nicyo twinjiyemo, nicyo duhagazemo. Umuntu wese aba ari mu cyumba cyo hejuru. Ufate umwanya wo gusenga, ufate umwanya wo kwegera Imana, wo kwinginga Imana aho uri, aho uherereye, kuko birakenewe ko mu gihe nk'iki ngiki dushaka uyu mwuka, tugasaba Imana ikaduha uyu mwuka wera. Imana ishimwe, Imana ihimbazwe. Igihe nk'iki kizadushoboza guhamya, kizadushoboza gukiranuka, ikizadushoboza kuvuga Imana ndetse n'ibyo tuvuga bikumvikana, nuko bizaba biherekejwe n'imbaraga za Mwuka Wera. Ni ukuvuga ngo nta mwuka nta buzima. Iyo usomye Ezekiyeli 37 usanga aya makuru Imana ibonekera Ezekiyeli umuhanuzi, ngo Bibiliya avuga ngo ukuboko k'Uwiteka kwangezeho, asohora ndi mu mwuka njyana mu kibaya ngo cyari cyuzuyemo amagufwa yumye, ngo yari yarumye rwose. Bibiliya avuga ngo Ezekiyeli, Imana iramubaza ngo mwana w'umuntu, aya magufwa urabona yabaho? Undi aravuga ngo mwami wanjye simbizi, ni wowe ubizi. Ariko ngo Imana iramubwira ngo ahanura uko yategetswe, ngo agihanura. Bibiliya avuga ngo igufwa rigenda risanga irindi ryaryo. Umuyaga waturutse mu birere bine. Nababwiye ko Mwuka Wera agereranywa n'umuyaga, n'imbaraga z'umuyaga. Hanyuma umuyaga urahuha, igufwa risanga irindi ryaryo. Ngo Imana iramubwira ngo ngera uhanure. Ategeka umuyaga, hazaho imitsi. Ategeka umuyaga nanone, hazaho inyama. Ategeka umuyaga nanone, hazaho uruhu. Ategeka umuyaga nanone, ngo winjira muri za ntumbi, ko byagezeho bigera kuri level, ku rwego biba intumbi. Hanyuma bibaye intumbi, Imana iramubwira ngo ngaho hanamagara umuyaga uturuke mu birere bine. Umuyaga winjira muri za ntumbi. Bibiliya avuga ngo noneho ngo bahinduka abantu, biremamo inteko. Bibiliya avuga ngo batangira gukora umurimo
ngo Imana ibwira Ezekiyeli ngo bara n'ubwoko bwanjye bwa Isirayeli ngo bari bameze nk'abapfuye, bari bameze nk'abumagaye, bari bameze nk'abadafite ubuzima, ariko umwuka wera amaze kubageramo ngo bahindutse abantu bazima, biremamo inteko, batangira gukora umurimo w'Imana. Reka mbabwire bavandimwe, igihe kirageze kandi kirasohoye kugira ngo abantu b'Imana cyangwa se ubwoko bw'Imana ibyari byaratatanye byongere bihure. Winjinge mwuka wera, amen, ahuze ibyari bimeze nk'ibyari byaratatanye.